Nshuti zanjye mukomere cyane, nongeye kubona aka kanya ko kwicara tukaganira. Impamvu uyu munsi mbaha iyi message ni uku inspiring mu buzima bwacu bwa buri munsi no kumotivating. Maze iminsi ku itariki ya 12 z'ukwa 9 muri 2025 nibwo nabashije gusohora igitabo cyanjye. Ninde wakubwiye ko utari Imana? Nagira ngo mbabwire, gusoma ntabwo byari ibintu byanjye. Nkirangiza amashuri, ndababwiza ukuri, ntabwo nongeye gusoma igitabo nyuma y'imyaka 30. Kuva ndangiza ishuri nta kintu nigeze mfata cyo gusoma igitabo mu myaka 30. Wenda nakoraga twakosa hanaha, ariko naho nkoze ka kosi ntabwo navuga ngo ndangize ngo nicare ngo nsome igitabo. Nasomye igitabo cya mbere, ari ibintu bitoroshye, nkagisoma buhoro buhoro, ariko ngeze aho ndagisoma. Igitabo nasomye ni ikihe? Umuntu yambwiye ati soma Bibiliya. Ariko nasomye Bibiliya nk'igitabo, atari ukuyisoma y'amadini. Hashize n'imyaka 5, imyaka 7, noneho muri uko gusoma nagiye nkora no kumva ibitabo kuri YouTube. Byahinduye ubuzima bwanjye. Nicaye hambabwira nti ikintu cyahinduye ubuzima bwanjye nuko tangira gufata ya ntambwe yo kwicara ngasoma. Mu myaka 7 nanditse igitabo cyanjye. Ibintu byose bishobora guhinduka. Iyo uhinduye intekerezo, ibintu birahinduka. Iyo wumvaga wariyitaga umuswa cyangwa se mwarimu akakwita umuswa, hari igihe kigera iyo ushatse guhindura ushobora kuba umuhanga. Iki nicyo nashaka kubashishikariza. Gusoma ibitabo byahinduye ubuzima bwanjye, kuko nasanze abantu benshi babikora. Mfite inshuti zanjye nyinshi nabona gasoma ibitabo, nkibaza impamvu simbyumve, kandi bafite ibintu byose, bafite akazi, bafite iki, ariko iryo banga ryo guhora wiga, ryo guhora wumva ibindi bitekerezo biragufasha bigahinduka. Inshuti zanjye, nicyo nshaka kubabwira. Uguhinduka kwanjye naho ngaho byahereye. Ubwo niyo mpamvu nari mvuze iyi message mvuga nti bashishikarize namwe aho muri hose ubitekerezeho, utangire ufate igitabo usome kugira ngo ubuzima buhinduke. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bitagira icyo bitwara. Icyo byaka n'umwanya wawe, bitwara umwanya. Ariko rero watangira n'umunsi ugasoma kimwe, ugasoma page imwe se ebyiri se, kirageraho ukakirangiza. Ubu niyo ntagisoma ndakigendana. Nagendaga mu ndege nkabona abantu basoma ibitabo, nkibaza impamvu, nkibaza ko bigenda, ariko mu kakapu kanjye mba gifite. Niyo nicaye muri tire mfite akanya se ntagiye kuri telefoni, ndafungura page imwe ebyiri nkayisoma. Nibyo rero nicyo nashaka kubabwira. Nkuko naboherereje iyo link, nagira ngo rwose mukomeze mu ntera inkunga mugura icyo gitabo, ku buryo namwe batera inkunga kugira ngo muhaguruke mwandike igitabo. Uko bimeze, kuko iyo tumaze gukura ndabizi hari bamwe nawe hari abatangiye, uko bitwara igihe nacyo kucyandika, ugatangira ugahagarara, ugatangira ugahagarara. Nagira ngo mukomeze, abandi nabo mu bifite mu ntekerezo, nagira ngo rwose mubikomerezeho. Hari n'abandi batabitekerezaho, ariko kuba ubonye iyi message yanjye nkaba nagukangurira kwicara ugasoma igitabo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Sawa rero mukomeze, munteze imbere rero mugura igitabo cyanjye
niyo mwagitangira akaba aricyo muheraho musoma, ni inzira nziza, ni inzira nagerageje kugira ngo tuganire, kubera ko guhinduka bihindura ubuzima. Nanjye nigiye ku bandi, umuntu cyane cyane nigiyeho ku byerekeye iby'Imana no kuvuga ndi Imana, n'umwanditsi witwa Neville Goddard. Mwawe mwamureba, kubera ko inyigisho z'abandi zirakenewe. Ntabwo twagombaga kwiga ibintu bimwe gusa, ariko iyo ushatse gufungura intekerezo yawe urayifungura ukiga n'ibindi, noneho wowe ukabona ugatekereza icyiza cyawe kimeze. Kuko nanjye nagize ubwoba kuvuga ati uri kwiyita Imana, wakwita Imana urinde. Ariko rero ntabwo ari uko bimeze, kuko niyo wakwita Imana ntacyo ukora, ntacyo uhindura, ariko rero birafasha. Ariko rero inshuti zanjye, ufata akanya mukagura igitabo cyanjye mukagisoma, bizaba byiza kandi bizahindura ubuzima. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Ni Rubasha, ndizeye Rubasha, n'izina nararihinduye.